akaba turi gusaba government gituyambe kubwo twahombye mu rufunzo tugahura n'ikibazo c'amazi ariko ndi kureba nubwo twahombye amazi bari gutinda urutindo rwa Kanyamateke amazi gakaza mu mirima zacu ariko nandi gusaba agamazi ubwo gaje bagarekeho iyi ngezi bayirekeho ndi kubona abantu bose iri kubafasha ebibukiriyaho bamumbataka abetorero umwanyogu borekero kwatwaho abo kugira ngo project egi ebakozireho kuba kugira ngo tubakine cyo kurya kanaho kuhinga ayibashabire ba engineers okureba ngo bareka mizga kagenda kandi bagihano mu myanya yabo ubundi bakatungaho kuhinga oba bagare nyange ibere nyanja barete nsigo bakore kibasigeme byenyanja kati babuzo musoro gusinzire byenyanja byo bakoze iki bye basizemu neto sura kubuzo musoro abantu otasiga ki akantu ariko igihe bafashe hara hepfo ku rutindo Kanyamateke baraha blocking amazi gaba menshi bya kurya byacu birarengerwa ubu ngubu abana ntatukibona icyo kubatangirira abana icyo kurya ntacyo niyo mpamvu kureba n'abantu abatuze bari gushakishamo utuyama kugira ngo babone icyababeshaho abatakana bo bamwe beterire nduru owenganzi yihanga okwija kubayamba ngo aho kubeki kibabeire honke kigwererezi kandi kongera no kumusaba kugira ngo batuyambe kubura urutindo rwacu rwa Kinyamateke abantu bari kuya baranyuraho bakagwayo ariko nta wari wapfiraho babakuragamo uyu muhizi wa RDC akwa district ya Kisoro tukamuhebwa hamza makoraga kandi yajyana project ege katanu ko mu kwezi kwa kashatu mu mwaka guhire nkonko bwa hati emerezibwemu abo kugira ngo government tekabahire sente zindi company erukora umurimo urwona no second contracting irar billion emwe na million rwenda something. I'll get my actual figures and I'll update you. Gashakwa Adonia Atuhire abo Atayari West ho muri Kisoro.